Ijambo ry'umunsi. Kwibuka Noheli. Soma no igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku 20. Noheli ya mbere nibuka nigenda nifite imyaka 3 gusa y'amavuko. Masenge n'amarume icyo gihe baje kudusura. Bakinguye imodoka nasanze yuzuye impano. Izo mpano zose noneho zari izanjye. Nzinezerere ko nawe ushobora kwibuka ibya Noheli zashize, byaba byiza cyangwa se ari bibi. Ushobora kwizera neza yuko abantu bose bahuye na Noheli ya mbere batigeze bibagirwa. Yosefu yibutse uburemere igihe ari mu rugendo na Mariya bashakisha ahantu ashobora kubyarira. Ibyanditswe bitubwira yuko ari we muntu umwe gusa uhaga agaciro ibyo bintu byose kandi akabitekereza mu mutima we. So murongo wa 19, Mariya yaramaze amezi 9 atwaye umwana mu nda, ariko noneho yabonye iby'undi muntu wese atari yarabonye. Yabonye mu maso h'Imana. Byari bimeze bite kubona Imana igaragara mu mubiri w'umwana wavutse? Nubwo tudashobora kubona ibyo Mariya yabonye, dushobora buri wese kwibuka igihe twamenyaga bwa mbere umukiza wacu, mu gihe twabonye yuko yadupfiriye. None ahangaha fata umwanya wo kwibuka igihe wahuye na Yesu bwa mbere. Ni ikihe kintu yakoraga mu buzima bwawe? Wumvise umeze ute nyuma yo kwemera igitekerezo cyo kubabarirwa? Ni gute ubuzima bwawe bwahindutse kuva uwo munsi? None ahangaha tekereza uko bizamera mu gihe amaherezo uzamubona imbona nkubone mu ijuru. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.